Hello guys, muri kumwe na Dr. Prince. No munsi nkaba ngira ngo tuganire kuri topic igira iti ni ibiki umuntu ashobora kureba, umubyeyi ashobora kureba byerekana yuko umwana ameze neza mu nda. Iki rero akaba ari topic nziza cyane kubera ko iyo umubyeyi atwite aba yibaza ibibazo byinshi, afite amatsiko, avuga se umwana ameze neza mu nda, aramutse agira ikibazo nabwirwa n'iki, ni ibiki byamfasha kumenya yuko ngomba kwihutira kwa muganga kugira ngo bamfashe. Ibyo byose bikaba ari ibintu umuntu agomba kumenya kugira ngo atabara ubuzima bw'umwana ndetse n'umubyeyi mu gihe bibaye ngombwa koko. Urumva ibi bintu rero bikaba bigabanyijemo mu by'ukuri ibice bibiri. Hari ibyo wowe nk'umubyeyi ushobora kureba utari kwa muganga bikaba byakubwira yuko umwana ameze neza mu nda. Hari n'ibyo kwa muganga bashobora kureba iyo ugiye gupimisha inda, iyo ugiye guca mu cyuma kino cya eko umubyeyi utwite acamo. Ibyo byose bikari byose hamwe bikari ibintu nyine no kwa muganga bareba bakavuga ati umwana ameze neza. Rero tudatinze mu magambo menshi, ibyo wareba wowe ushobora kwirebera wowe ubwawe nk'umubyeyi, icyambere nuko umwana niba yaratangiye gukina, niba uri kumwumva nk'ibisanzwe utamaze nk'umunsi utamwumva, utamaze amasaha utamwumva, ibyo nyine ni ikintu cy'ingenzi cyane. Tuvuge umwana atangira gukina kenshi hejuru y'ibyumweru 18 20, ni ku mezi 5 y'inda kenshi umwana uba watangiye kumwumva, kubera ko aba afite ibiro bihagije byo kuba niba yinyagambuye akenshi utamwumva yuko nyine yiganyagambuye. Ubundi umwana mu by'ukuri gukina tuba turi kuvuga n'igihe wowe nk'umubyeyi watangiye kumwumva, kubera ko umwana guhera akiri gatoya cyane ku byumweru no hasi y'10 kaba kari gukina, ariko kubera kaba gifite amagarama makeya ntago yakina ngo niba ashose wenda nk'akageri cyangwa yinyagambuye uhita umwumva, kubera ko ibiro biba bikiri bikeya. Ariko hejuru y'ibyumweru 18 20 akenshi abatangiye kugira hafi amagarama 500 iyo yinyagambuye cyangwa ari gukina ashobora tugeri uramwumva. So icyo ni ikintu cya mbere cy'ingenzi cyane dukunda kubaza ababyeyi, mbese umwana uramwumva, nta gihe kinini cyaba giciyemo utamwumva, cyangwa mu busanzwe niba usanga umwumva wenda tuvuge inshuro 10 mu masaha 2, ubu noneho bimeze gute, byagabanutse cyangwa byongereye. Ubwo ni ikintu cyo kureba. Ubundi siyanse ivuga yuko kenshi umwana wumva akina inshuro nk'icumi mu masaha 2 aba ameze neza. Gusa ntago, kubera ko nyine ushobora no kutamwumva, umwana ashobora gukina n'ubundi ntumwumve ariko akina ameze neza. So biterwa n'igihe wowe warusanzwe umwumva. Niba warusanzwe umwumva inshuro 10 mu masaha 2 ukaba wenda umaze amasaha 2 utaramwumva na rimwe, wumva ko ari ikintu cyagufasha gutekereza ko wagira kwa muganga bakareba ko ameze neza no mu cyuma. Ibipimo byose bapima nyine nubwo yaba ari muri clinique bakakubwira nyine niba biri muri normale cyangwa niba hari ikibazo bari kubonamo. Ibyo ni ibintu byose ushobora kureba wowe utageze mu bintu byinshi ukamenya yuko umwana ashobora kuba ameze neza. So kwa muganga rero cyane cyane iyo ugiye nko kwa muganga ku bitaro byigiye hejuru gatoya kuri centre de santé, wenda hejuru ukajyamo ku bitaro bikuru ahantu hari icyuma cya eko cyo kuba bacishamo umubyeyi, hari ibyo nabyo muganga areba mu cyuma. Umuganga aba ari kureba ibintu bitandukanye. Cyambere no kureba nyine inda imeze gute, rimwe nyababyeyi neza, ya nyuma iteye hehe, umwana ameze gute, aricaye, aracuramye, aratambitse, umwana umutima we uri gutera neza. Cyambere uwo mutima w'umwana niba uri gutera mu kigero runaka kiba cyashyizweho nyine n'ubushakashatsi, ikaba nyine mo hagati ye muri urwo rugero uri gutera neza, muganga ari kubwira ko umutima uri gutera neza. Ubwo no kwanga nawe arabupima. Ubundi noneho muganga akareba mbese amazi ari muri nyababyeyi, amazi umwana bari kogamo muri nyababyeyi mo imbere nyine mu nda,
mbese ayo mazi arahagije, ntago ari makeya cyane cyangwa ntago ari menshi cyane. Ubwo habaho ibitera yuko amazi yaba menshi cyangwa yaba makeya, byose yabona ari mu rugero rwa nyarwo nabwo akakubwira ati amazi ameze neza nta kibazo, arahagije mbese ku mwana. Umwana ntago yakorera mu nda nta mazi, kubera ko ari amazi afasha mu mikurire y'inyama zo mu mubiri we, mu bihaha bye, mu nyama zo mu nda bye byose, kubera ko umwana ari amazi aba ari kuyamira ari no kuyahumeka. Ubwo no kwa ngo tukaya tujya no mu mihumekere y'umwana. Iyo umwana ari mu nda muri nyabye n'ubundi arimo imbere aba ari guhumeka, atahumeka iki ko nta mwuka urimo, ahumeka y'amazi n'ubundi, ahumeka amazi akinjira mu bihabye akabiredura, bikongera bikaba bitoya, kongera kinjiramo gutyo uko bigenda bimenyera amazi. Ari amazi nyine izo muvuma zose niko ibihaha bigenda bikura ku buryo bizamenyera kuzahumeka n'umwuka wo hano hanze igihe azaba afite ibiro bihagije byo kuba yavuka akakomeza ubuzima bwe ku isi. Urumva ari amazi atuma afasha mu mikurire nyine y'inyama zo mu mubiri we. Noneho ubwo no kwango muganga azareba nyine, areba nyine n'inshuro umwana ahumetse. Hari inshuro ziba zarabugenewe kuvuga ati umwana ahumeka neza nta kibazo. Noneho ikindi muganga ashobora no kureba umwana ari gukina, inshuro ari gukina, mbese arimo arakina inshuro zingahe wenda mu munota umwe. Umuganga yabonye umwana anyeganyije wenda ukuboko cyangwa ukuguru, ibyo byose ni sinye nziza z'uko umwana ameze neza mu nda. Urumva nibyo we aba ari kureba muri cya cyuma cy'amavuta bacishamo umugore ku nda iyo yagiye mu bitaro bifite iyo ecography. So ibyo ni ibintu by'ingenzi cyane bitugaragariza yuko umwana aba ameze neza. Ni nabyo mu bintu tuba turi kureba iyo umugore aje gukoresha icyo bita antenatal care cyangwa gupimisha inda, yaba ari muri centre de santé cyangwa mu bitaro bikomeye cyangwa muri clinique. So ibyo rero muri makeya tutabitinzeho cyane nibyo wenda wamenya nk'umubyeyi gukurikirana ubuzima bw'umwana atwite. Ibindi niba ari ikibazo mufite cyangwa igitekerezo, twakomeza tukaganira muri comments, ubundi tukungurana ubumenyi. Murakoze cyane, mwari kumwe na Dr. Prince. See you next time.